Turabashuhuje abadukurikiye kuri Caleb Brothers TV, Uwiteka abahire. Tugiye gukomeza icyigisho cyacu cy'icyumweru cyo gusenga. Uyu munsi tugiye kwiga icyigisho cyo ku isabato, tariki ya 6 Ukuboza 2025, gifite umutwe uvuga ngo iruhande rw'umuriro muriho mwota. Mbere y'uko dukomeza, reka tubanze dusenge. Data mwiza, tugushimiye umwanya uduhaye wo gusomera hamwe icyigisho cyo gusenga cyo kuri iyi sabato. Ubiherwe icyubahiro. Turagusaba kugira ngo twebwe ndetse n'abadukurikiye barusheho gufashwa muri iki gihe cyo gusenga ndetse no kwitegurira kugaruka ku mwana wawe. Nibyo dusaba kugira ngo ugire hamwe na bagenzi bacu. Mu izina ry'Umwami wacu Yesu tubisabye. Amen. Nk'uko nari kubibabwira, icyigisho cyo kuri uyu munsi cyo kuri iyi sabato ya 6 Ukuboza 2025, icyigisho gifite umutwe uvuga ngo iruhande rw'umuriro muriho mwota. Ariko icyigisho iki cyumweru cyo gusenga nyirizina cy'ubwacyo gifite umutwe uvuga ngo kujya mu isi yose. Muri make ni ukujya mu isi yose kwibwiriza ubutumwa bwiza. Icyigisho rero cyo kuri iyi sabato gitangira n'ijambo ry'intangiriro rivuga ngo ingo zacu zikwiriye guhinduka nka Beteli, maze imitima yacu igahinduka igicaniro. Ahantu hose urukundo rw'Imana rwimitswe mu mutima, haba amahoro, umucyo n'umunezero. Yesu yifuza kubona abashakanye banezerewe n'abagize umuryango bishimye bari iruhande rw'umuriro bota. Aya magambo tuyasanga mu gitabo Ukwizera kumbeshejeho, paje 255. Mu myaka y'1800, mu muco w'Abanyamerika, kwicara iruhande rw'umuriro bariho bota bakaganira byaraga ari ingenzi cyane mu buzima bwo mu rugo, cyane cyane muri cya gihe mbere y'uko umuriro w'amashanyarazi ukwira hose. Mushiki wacu White yakoresheje imvugo ngo iruhande rw'umuriro muriho mwota, ashaka kumvikanisha uburyo abari bamuteze amatwi bagomba gushyikirana kandi bakarangwa n'iby'umwuka nk'uko bari basanzwe babimenyereye kandi bifite icyo bisobanuye. Ku bw'ibyo rero, kuri we dushobora kuvuga ko iruhande rw'umuriro atari ahantu hagaragara gusa, ni ikimenyetso cy'ubushuti, icyizere n'amahirwe yo kugira uruhare mu kwigisha abagize umuryango kubaho mu buryo buhuje n'umucyo Imana yahaye ubwoko bwayo no kuwugeza kuri buri muntu wese uri mu isi. Noneho mu kuzirikana ibyo, ni mucyo dusuzume insanganyamatsiko yacu y'uyu munsi kandi twige ibyigisho bitandukanye dushobora gukura mu ijambo ry'Imana no mu mwuka w'ubuhanuzi. Akandi kagingo kavuga mu mabyiruka. Mu gihe cy'ubwana bwanjye, nubwo umujyi navukiyemo hari ahantu hakonje hafi umwaka wose, nta muriro twari dufite. Aya ni amagambo y'umwanditsi, kuko uwateguye iki cyigisho yitwa Miguel Mendoza wo muri Australia. Aha rero aratangira avuga ati, mu gihe cy'ubwana bwanjye, nubwo umujyi navukiyemo hari ahantu hakonje hafi umwaka wose, nta muriro twari dufite. Ariko ndibuka ko iwacu ari ahantu twashoboraga guteranira hamwe nk'aho twaba turi iruhande rw'umuriro mu gihe cyo gusenga no mu bindi bihe, maze tukamarana akanya duhimbaza Umwami Imana kandi twiga ijambo rye. Mama yashoboye kutwigisha amasomo y'ingenzi y'ubuzima, na n'ubu nkaba nkiyibuka nezerewe. Yagombaga gukurikiza inama iboneka mu Migani 22:6 igira iti, menyereza umwana inzira akwiriye kunyuramo, azarinda asaza atarayivamo. Mu buzima bwanjye nabonye neza ko izo nyigisho zari ingirakamaro cyane mu kumfasha gufata imyanzuro yari kuzagena niba nari gukurikira Umwami Imana cyangwa se mukurikire. Ndashimira Imana kubw'ijambo ryayo n'amasezerano aribonekamo. Amagambo tugiye gusoma ni amagambo aboneka mu gitabo cy'umwuka w'ubuhanuzi cyitwa Kurera umwana, paje 202. Ayo magambo aravuga ngo imico ishimangirwa cyane mu bwana no mu busore. Icyo gihe nibwo umuntu agomba kwakira imbaraga zo kwitegeka. Iruhande rw'umuriro yota ndetse no mu muryango niho hatangirirwa ibihindura umuntu, kandi ingaruka zabyo zikazaba iz'iteka ryose.
Hirya y'impano zose karemano umuntu aba afite, imico yashinze imizi mu myaka y'ubuto niyo izahamya niba umuntu azatsinda cyangwa agatsindwa mu rugamba rw'ubuzima. Akandi kagingo gakurikiraho karavuga ngo Aburahamu na Sara. Twumva ibya Aburahamu, ukwizera kwe, amakosa ye, ariko nanone n'umuriro yakoranaga n'abo mu rugo rwe ndetse n'abamukoreraga, ni ukuvuga abagaragu be. Yahawe isezerano rivuye ku Mana rigira riti, kandi nzaha umugisha abakwifuriza umugisha, kandi uzakuvuma nzamuvuma, kandi muri wowe nimo imiryango yose yo mu isi izaherwa umugisha. Itangiriro 12:3. Kuki imiryango yose yo mu isi yagombaga kubona imigisha binyuze muri we? Ni ukubera ko binyuze mu gusabana na Kristo kwe yatanze urugero mu kumvira ijwi ry'Imana, nk'uko tubisoma mu Itangiriro 26:5 hagira hati, kuko Aburahamu yanyumviraga akitondera ibyo namwihanangirije n'ibyo nategetse n'amategeko yanjye nandikishije n'ayo navuze. Si ibyo gusa, ahubwo yagiye no kuyigisha, nuko yahuguza umuryango we awigisha inzira z'Uwiteka, wavuze ati, kuko icyatumye mumenya ari ukugira ngo ategeke abana be n'abo mu rugo rwe bazakurikiraho gukomeza mu nzira y'Uwiteka, bakora ibyo gukiranuka, baca imanza zitabera, kugira ngo Uwiteka azanire Aburahamu ibyo yamuvuzeho. Icyakora ntiyari wenyine muri uwo murimo, yawufatanije na Sara umugore we, kandi bombi bakoze umurimo ukomeye iruhande rw'umuriro, kubera ko bigishije buri wese mu rugo rwabo igihe bari mu rugendo berekeza mu gihugu cy'isezerano. Amagambo akurikiraho turayasanga mu gitabo cyitwa Abakurambere n'Abahanuzi, paje 127. Havuga ngo iki? Muri abo bose hari benshi bamukurikiraga atari uko bashaka kumukorera cyangwa bashaka indamu, ahubwo babitewe n'agaciro gakomeye babihaye. Ubwo bari Harani, Aburahamu hamwe na Sara bayoboye abandi kuramya no gukorera Imana nyakuri. Ibyo byatumye bakomeza kubana n'uwo mukurambere, maze bamuherekeza ajya mu gihugu cy'isezerano. Umwanditsi arakomeza ati, duhereye ku bunararibonye Aburahamu na Sara bagize ubwo bakoreraga hamwe kubw'ubwami bw'Imana, biragaragara neza ko se na nyina bombi bagize uruhare rw'ingenzi mu kwigisha abo mu rugo rwabo inzira z'Uwiteka. Kandi kagingo gakurikiraho karavuga ngo ababyeyi n'imiryango. Mu murimo wanjye w'ivugabutumwa, ubwo ni umwanditsi uri kutubwira, mu murimo wanjye w'ivugabutumwa nakoze mu bihe bitandukanye, ubwo nasuraga imiryango, nifatanyije nabo mu bihe byo gusenga iruhande rw'umuriro. Birashimishije kubona umwete n'umuhate ababyeyi bashyiraho kugira ngo babone icyo gihe cy'ingenzi cy'umuryango. Ni umugisha kuba dusengera hamwe, tugahimbaza Imana, tugasomera hamwe ibyanditswe, kandi tugashyiraho igihe cyihariye cyo guteranira hamwe kugira ngo dusenge Umwami wacu kandi tugire ibiganiro byimbitse ku by'umwuka. Ni muri ubwo buryo ababyeyi basohoza inshingano yabo, bazamura ibendera risizweho amaraso ya Emanuweli kugira ngo ribakingire imyambi y'umwanzi. Ni ingirakamaro kwibuka ko umuryango ariho hantu heza cyane hagomba gukorerwa umurimo w'ivugabutumwa. Amagambo yandi tugiye gusoma aboneka mu gitabo cyitwa Urwibutso n'Integuza ku wa 21 Mata 1891. Havuga ngo iki? Ababyeyi bagomba kubwira abana babo ibya Yesu ndetse n'inama y'agakiza. Bagomba gucengeza mu bwenge bw'abana babo amasomo y'agaciro kenshi y'imibereho ya Kristo n'imico ye, kugira ngo bazabe abayoboke ba Kristo n'abaragwa b'ubugingo buhoraho. Hari ibintu byinshi bivugwa ku ivugabutumwa ryo mu bihugu bya kure, nyamara umurimo w'ibwirizabutumwa imuhira wo ukirengagizwa. Umurimo ukomeye w'ivugabutumwa uri iruhande rw'umuriro iwawe, kandi icyo dukeneye cyane ni cya kindi cy'ababyeyi b'abagabo n'abagore bo muri Isirayeli. Iyo ababyeyi batangiye gusobanukirwa inshingano iremereye bafite, nibwo bakora umurimo w'ivugabutumwa mu rugo, kandi bagatoza abana babo kugira ngo bajye mu ijuru. Bazigisha abana babo umurongo ku murongo n'itegeko ku itegeko. Andi magambo turayasanga mu bihamya by'itorero, umuzingo wa 6, paje 429. Avuga ngo iki? Umurimo dukorera Kristo ugomba gutangirira mu muryango imuhira. Uburezi bw'urubyiruko bugomba kuba butandukanye n'ubwatanzwe mu gihe cyahise. Ukubaho neza kwabo gusaba gukora umurimo ukomeye kuruta uwo bakorewe.
Nta murimo w'ivugabutumwa w'ingenzi cyane kuruta uwo. Ababyeyi bagomba kwigisha abana babo gukorera abatarihana binyuze mu cyitegererezo cyabo n'urugero babaha. Abana bagomba kwigishwa mu buryo butuma bishyira mu mwanya w'abageze mu zabukuru n'abababaye, kandi bashaka uko bakoroshya imibabaro y'abakene n'abakandamizwa. Kandi uhereye mu myaka yabo y'ubuto bakagombye gutozwa kwigomwa no kwitanga ku bw'inyungu z'abandi no guteza imbere umurimo wa Kristo kugira ngo babe abakozi bakorana. Icyakora niba bahora bigishwa gukorera abandi umurimo w'ibwirizabutumwa nyakuri, bakwiriye kubanza kwiga gukorana umwete bakorera abo mu rugo iwabo, aho baba bafite uburenganzira busesuye bwo gukorera imirimo yabo mu rukundo. Buri mwana wese agomba gutozwa gusohoza inshingano ze mu rugo. Ntagomba na rimwe kugira ipfunwe ryo gukoresha amaboko ye mu gutwara imitwaro yo mu rugo cyangwa gufata urugendo ruto agiye gukorera abandi. Mu gihe azaba ari muri iyo mimerere, ntazagwa mu nzira y'uburangare no gukora ibyaha. Mbega ukuntu abana n'abasore bapfusha ubusa amasaha menshi bashoboraga gukoresha mu kwikorera inshingano z'umuryango ku ntugu zabo za gisore, kandi uwajyaga uzikorera bakamwunganira mu kuzisohoza, bityo bakagaragaza ko bita kuri se na nyina mu buryo bwuje urukundo. Bagomba kandi gushinga imizi mu mahame nyakuri y'ivugurura mu by'ubuzima no kwita ku mibiri yabo bwite. Umwanditsi aravuga ati nyamara, agahita ashyiraho amagambo dusanga n'ubundi mu bihamya by'itorero umuzingo wa 6 kuri paje ya 430. Aravuga ngo nyamara abantu benshi bagiye birengagiza uyu murimo mu buryo bukojeje isoni, ariko iki ni cyo gihe ubushobozi ndetse n'umuti biva ku Mana bitanzwe kugira ngo iki kibi kibashe gukosorwa. Mbese ni uruhe rwitwazo abavuga ko ari abayoboke ba Kristo bashobora gutanga kubwo kwirengagiza kwigisha abana babo kumukorera? Umwanditsi aravuga ati babyeyi nkunda, mu rugo urubyiruko rwacu urukeneye kwitabwaho mu buryo bwihariye, kubera ko tubona ibibi byo mu isi biri kugenda birushaho kwiyongera. Andi magambo tugiye gusoma turayasanga mu gitabo cy'urwibutso, mu kinyamakuru cy'urwibutso n'integuza cyo kuwa 10 Nyakanga 1888. Hari amagambo avuga ngo ikibi giteye ubwoba cyo kutirinda kirimo kirakora umurimo wacyo mubi mu gihugu cyacu. Satani afite abagaragu be ahantu hose, bakaba ari ibikoresho mu maboko ye kugira ngo bayobye urubyiruko rwacu kandi barwangize. Mbese ijwi ry'umuburo ntirizumvikana aho tuzaba twicaye iruhande rw'umuriro twota? Mbese ntitwakagombye binyuze mu mabwiriza n'urugero dutanga kuyobora urubyiruko rwacu kugira icyifuzo cyo kugera ku bihanitse, kugira intego nziza n'imigambi yera? Uwo murimo ntiworoshye kandi si muto, ahubwo ni umurimo uzaguhesha ingororano. Uwo musore wahawe amabwiriza binyuze mu gutozwa mu buryo bukwiriye imuhira, azashyira inkingi zikomeye mu kubaka imico ye, kandi kubw'icyitegererezo cye n'imibereho ye, ubushobozi bwe nibukoreshwa mu buryo bukwiriye, azahinduka imbaraga mu isi yacu kugira ngo ayobore abandi mu nzira yo gukiranuka. Agakiza k'umuntu umwe kaba agakiza ka benshi. Akandi kagingo tugiye kwiga ni akagingo kavuga ngo ababwiriza b'ubutumwa bwiza. Umwanditsi arakomeza ngo urugero, mu gitabo cy'ivugabutumwa intumwa y'Uwiteka itera abantu umwete igira iti, ndababwira abantu bose bakorana na Kristo nti, ahantu hose mushoboye kubonanira n'abantu mwicaye iruhande rw'umuriro muriho mwota, nimukoresha ayo mahirwe, nimufate Bibiliya yanyu maze muramburire imbere yabo ukuri kwayo gukomeye. Ayo magambo tuyasanga mu gitabo cy'ivugabutumwa nyine kuri paje ya 436. Umwanditsi arakomeza ngo ahangaha mu gihe dukora umurimo w'Umwami Imana, dushishikarizwa gusanga abantu aho bumva bisanzuye, ni ukuvuga mu ngo zabo, kandi tugakoresha ubwo buryo bwihariye kugira ngo tubasangize iby'ukwizera kwacu. Iruhande rw'umuriro bota, abantu baba bafitanye imishyikirano ya bugufi itandukanye n'ibibwirizwa by'umuhango cyangwa impaka zo mu ruhame.
Mu gukwirakwiza ubutumwa bw'Imana, abantu bashishikarizwa kuvugana n'abandi babikuye ku mutima. Ibyo bikaba bihuje mu buryo bwagutse n'ubukristo bushyizwe mu bikorwa hamwe n'umurimo w'ivugabutumwa w'umuntu ku giti cye. Ikindi kintu cy'ingenzi gisabwa na bamwe muri twe dufatanyije umurimo w'ivugabutumwa ni uwo kwigisha Bibiliya. Ni iki gikurikira: amagambo turi busange mu gitabo cyitwa Ababwiriza b'ubutumwa bwiza, paje 212, haravuga ngo: bene data dusangiye umurimo w'ivugabutumwa, nimwugurure imiryango abasore bashobora guhura n'ibishuko, mubegere mushyizemo umuhate. Umubi arabagose impande zose. Mugerageze kubashishikariza ibizabafasha kugira imibereho yo mu rwego rwo hejuru. Ntimukabirengagize. Mubiyegereze aho muba mwicaye iruhande rw'umuriro mwota. Mubararikire kwifatanya namwe ku gicaniro cy'umuryango. Nimureke tujye twibuka ko Imana idusaba yuko inzira igana mu ijuru twayigira inzira kandi ikaba iy'igikundiro. Andi magambo tugiye gusoma turayasanga mu gitabo cyitwa Ibihamya by'itorero, umuzingo wa mbere, paje 432. Ibi bitabo byose turi kuvuga ni ibitabo byo mu Cyongereza. Ayo magambo aravuga ngo: nabonye ko abagabura bigisha ijambo ndetse n'inyigisho z'idini bafite umurimo ukomeye uri imbere yabo. Bafite inshingano iremereye mu murimo wabo. Ntabwo begera cyane bihagije imitima y'abantu. Umurimo wabo bawukora muri rusange cyane kandi akenshi mu buryo budahamye. Umurimo wabo ugomba kwibanda ku bo bari kuwukorera. Igihe babwiriza ku ruhimbi nibwo umurimo wabo uba utangiye. Ubwo rero baba bagomba kurangwa n'imibereho yerekana ibyo babwiriza, bagahora birinda kugira ngo badashyira umugayo ku murimo w'Imana. Bagomba kwerekana imibereho ya Kristo binyuze mu rugero batanga. Abakorinto ba mbere 3:9 haravuga ngo: kuko twebwe Imana ariyo dukorera. Abakorinto ba kabiri 6:1 akavuga ngo: kandi ubwo dukorana nayo turabinginga kugira ngo mudaherwa ubuntu bw'Imana gupfa ubusa. Muri icyo gitabo harakomeza ngo: uwo murimo w'umugabura ntuburangiye igihe avuye ku ruhimbi. Icyo gihe ntaba akwiriye gutura umutwaro hanyuma ngo ahugirize ubwenge bwe mu gusoma cyangwa kwandika, keretse gusa ibyo bibaye ari ngombwa koko. Agomba gukurikiranira hafi iby'umurimo yakoreye mu ruhame, akoresheje umwete agira yiherereye, akorera ubugingo bw'abantu ku giti cye igihe cyose habonetse uburyo, akaganirira n'abantu mu muryango, agahugura kandi akinginga abantu mu cyimbo cya Kristo kugira ngo biyunge n'Imana. Uwo murimo dukorera aha mu isi ugiye kurangira vuba bidatinze, kandi umuntu wese azagororerwa ibikwiye ibyo yakoze. Andi magambo tugiye gusoma aboneka mu gitabo cyitwa Manuscript Releases, volume ya 7, paje 37. Ibyanditswe n'intoki, volume ya 7, paje 37. Havuga ngo iki: uyu murimo ukorerwa iruhande rw'umuriro kandi umuhati ugashyirwa imuhira, ukurikirwa no kugera ku ntsinzi ikomeye. Bene data dufatanyije umurimo, ni mu bigerageze. Bamwe mu bagabura bacu ntibakunda umurimo nk'uwo, barawihunza bakawugendera kure. Imihati nk'iyo umuntu ku giti cye ashyiraho iba iherekejwe n'umusaraba, ariko uwo ni wo murimo abantu bagomba gukora niba bashaka kwemera ukuri kudakunzwe na benshi. Muri ubwo bucuti bwa bugufi tugirana n'abantu bakiri mu mwijima, umucyo wacu ushobora kumurika mu buryo burushijeho kugira ingaruka nziza, ukabageraho mu buryo butaziguye, kandi bazashobora kureba kubw'imyifatire yacu, kubw'ibiganiro byacu, kubw'imigirire yacu ihamye irangwamo umunezero, n'imyitwarire irangwamo ikinyabupfura, kugira ngo ubuntu bubane natwe n'amahoro y'ijuru ajyanwe mu ngo zabo. Bazanezezwa n'ukuri guherekejwe n'umusaruro mwiza nk'uwo. Amagambo y'umwanditsi arakomeza ngo: amagambo akurikira namwe mu magambo yabwiwe abagabura bari bateraniye mu nteko nkuru rusange i Battle Creek muri Michigan mu iteraniro ryabo rya mu gitondo
ryabaye ku itariki ya 9 Ugushyingo 1883. Haravuga ngo mbega inshingano yera Imana yadusigiye mu kutugira abagaragu bayo kugira ngo tuyifashe mu murimo wo gukiza imitima. Imana yaduhaye ukuri gukomeye, ubutumwa bw'ingenzi cyane kandi bugerageza isi. Inshingano yacu si iyo kubwiriza gusa, ahubwo niyo gukora umurimo, kwegera imitima, gushyiraho imihati yacu bwite igihe turi hafi y'umuriro twota. Dukwiriye gukoresha impano twahawe tubigiranye ubuhanga n'ubwenge kugira ngo dushobore kugaragaza umucyo w'ukuri w'agaciro kenshi mu buryo bushimishije cyane, mu buryo bwiza cyane bushobora gutuma abantu barushaho kwemera ukuri. Aya magambo turayasanga mu rwibutso n'integuza rwo kuwa 15 Mata 1884. Akagingo gakurikiraho karavuga ngo abakirisitu bamaramaje. Umwanditsi aravuga ngo umwami Yesu yahaye abantu inshingano bagomba guhita basohoza badatindiganije. Dusoma muri Matayo 28:19-20 amagambo agira ati: nuko mugende muhindura abantu bo mu mahanga yose abigishwa, mubatiza mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera, mubigisha kwitondera ibyo nababwiye byose, kandi dore ndi kumwe namwe iminsi yose kugeza ku mperuka y'isi. Ni ihirwe ryacu kumva no gushyira mu bikorwa ayo magambo. Noneho amagambo yandi tugiye gusoma aboneka mu gitabo cyitwa Umurimo w'Ubugiraneza paje y'109. Haravuga ngo ntabwo ari umugambi w'Imana ko abagabura barekerwa gukora umugabane munini w'umurimo wo kuba imbuto z'ukuri. Abantu batahamagariwe uwo murimo w'ivugabutumwa bakwiriye guterwa umwete wo gukorera umwami bijyanye n'ubushobozi bunyuranye bafite. Ibihumbi by'abagabo n'abagore badatekereza icyo bakora ubu ngubu bashobora gukora umurimo wemerwa. Mu kwigisha ukuri mu ngo z'abaturanyi babo n'inshuti bashobora gukorera umwami umurimo ukomeye. Imana ntipfa gukoresha abantu, izakoresha abakirisitu bicisha bugufi, bitanga kandi bakunda ukuri mu mitima yabo. Mureke abantu nk'abo bajye mu murimo wayo bava ku rugo rumwe bajya ku rundi. Igihe baba bicaye iruhande rw'umuriro bota, abantu nk'abo nibaca bugufi bagashishoza kandi bakubaha Imana, bazabasha gukora ibirutaho batanga iby'imiryango ikeneye kuruta uko umugabura yabikora. Umwanditsi arakomeza ati: kuri buri wese ukora uwo murimo w'ingirakamaro iruhande rw'umuriro haba ahantu hemewe ho gusangiza abantu ubutumwa bwiza n'ibyigisho byerekeye umuryango, ukwizera no kugeza ubutumwa hirya kure. Amagambo tugiye gusoma yandi aboneka mu gitabo cyitwa Umurimo wa Gikristo paje y'114. Haravuga ngo kwamamaza ukuri mu buryo bworoheje kandi burangwa n'urukundo uva ku rugo rumwe ujya ku rundi, bihuje n'amabwiriza Kristo yahaye abigishwa be igihe yaboherezaga mu rugendo rwabo rwa mbere rw'ivugabutumwa. Binyuze mu ndirimbo zo guhimbaza Imana, binyuze mu masengesho yo kwicisha bugufi kandi avuye ku mutima, abantu benshi bazagerwaho. Umukozi mvajuru azahaba kugira ngo atume imitima y'abantu ikorwaho. Ndi kumwe namwe iminsi yose, iryo ni isezerano rye. Mu kwiringira ko uwo mufasha azahora ahari, dushobora gukorana ukwizera, ibyiringiro n'ubutwari. Umwanditsi arakomeza ngo kubw'ibyo se urashaka gukoreshwa n'Imana nk'igikoresho gicishije bugufi mu kuyobora abantu ku musaraba? Icyo kibazo njye nawe mudukurikiye tugisubize. Amagambo yandi tugiye gusoma aboneka mu gitabo cyitwa Umurimo wa Gikristo paje 118. Haravuga ngo umuhati w'umuntu ku giti cye ni bumwe mu buryo bwiza cyane umucyo wabasha gukwirakwizwamo. Mu rugo ku muturanyi wawe mukikije umuriro umwota iruhande rw'uburiri bw'umurwayi, mu buryo butuje ushobora gusoma ibyanditswe byera ukavuga ijambo rimwe ku bwa Kristo n'ukuri. Bityo rero wabiba imbuto nziza zizakura zikera amatunda. Akagingo gakurikiraho ari nako gaheruka karavuga ngo iraruka ry'Imana. Nk'uko twabyize uyu munsi, hari umurimo w'ingenzi ugomba gukorerwa hafi y'umuriro twota, haba ku muntu ku giti cye cyangwa awukorera undi muntu.
nk'itorero dukwiriye gusobanukirwa ko umurimo w'iby'umwuka udakorerwa mu nsengero gusa, ahubwo ko ugira ingaruka nziza mu bihe bya buri munsi mu mwiherero. Mu gusobanukirwa ibyo, burya iruhande rw'umuriro niho hantu heza cyane hubakirwa imishyikirano no kubibwa imbuto z'ukwizera n'ukuri, kure y'imimerere yatwawe n'ubunyamihango, kure y'imimerere yatwawe n'ubunyamihango. Nshuti nkunda, mugize umuryango w'Abadivantisiti b'umunsi wa karindwi bavugurura, nimucyo dusaba Uwiteka atwugururire ubwenge n'imitima kugira ngo twemere ubu butumwa kandi tuzirikane irarika aduha wowe nanjye mu gihe turi gusoza iyi nsanganyamatsiko. Amagambo akurikiraho araboneka mu gitabo cyitwa That I May Know Him, kugira ngo mbashe kumumenya, paje 330. Hari amagambo avuga ngo Uwiteka azagenzura uko twakoresheje impano yaduhaye. Yishyuye ikiguzi cy'amaraso ye bwite, aritanga ndetse arababazwa kugira ngo ashoboze buri wese gukora umurimo biturutse ku bushake nk'umukozi ukorana n'Imana. Iyaba gusa abantu bose bumvaga ko bafite icyo bazabazwa n'Imana mu byerekeranye n'uburyo bakoresheje neza impano bahawe, mbega umusaruro bari kuzanira Imana binyuze muri Kristo. Iyi mpano imwe ishobora kwiyongera bitewe n'uko ikoreshwa. Impano abantu batekereza ko ariyo yoroheje hanyuma y'izindi zose, ni ukuvuga umurimo ukorwa mu buryo bworoheje cyane, ishobora kugera mu ntekerezo z'abantu kandi igakora ku mitima yabo. Ibyo bikaba bidashoboka ku bantu bafite impano zikomeye. Ubu nicyo gihe cyiza cyane cyo gukora. Gusura buri muntu ku giti cye bifite agaciro kenshi. Kubera ko ukunda Yesu Kristo kandi ugakunda n'abantu, buri muryango ugomba kuwugezaho ukuri, hafi y'umuriro bota, ukabagezaho ukuri mu buryo bwose bwagushobokera. Uzirikane ko Umwuka Wera ari gukora uwo murimo. Umuntu ukorera Imana ntaba ari wenyine. Uwo murimo wo kwihangana, kwicisha bugufi, kugira impuhwe, gusenga no kugira urukundo bizakora ibikomeye kuruta kubwiriza. Mu gihe Umwami Yesu yitangaga kugira ngo akize abari mu isi umuvumo w'icyaha, yakoze ibikomeye kuruta ibyo amaso yacu yigeze kubona. Umwuka Wera ategereje ko haboneka abantu bazamubera imiyoboro akabakoreramo. Satani ntazahora anesha. Umwuka w'Imana azasukirwa itorero mu gihe ibikoresho bye bizaba byiteguye kumwakira. Uwiteka aduhundagazeho imigisha kandi adufashe gukora uwo murimo turi iruhande rw'umuriro twota. Amen. Imana idufashe kugira ngo tubashe gukora umuriro wo ku gicaniro turimo twotana n'abandi. Imana idufashe kugira ngo tubashe kugenda urugo ku rundi tubwiriza abatuzengurutse, tubamenyesha iby'inkuru nziza ya Yesu Kristo. Reka rero dusoze icyigisho cyacu cy'uyu munsi cyavugaga ngo iruhande rw'umuriro muriho mwota. Reka dusenge. Data mwiza, tugushimiye aya mahirwe wongeye kuduha yo kongera kwigira hamwe inshingano dufite. Icya mbere iyo gufasha abana ndetse iyo gufasha urubyaro twabyaye. Inshingano ya kabiri iyo gufasha abaturanyi bacu kugira ngo tubashe kubagezaho ubutumwa bwiza. Ibyo bihererwa icyubahiro. Dore rero tugiye gukomeza muri iki cyumweru n'ubundi cyo gusenga, uzakomeze kubana natwe kugira ngo tuzarusheho gufashwa n'ibyo wandikishije. Mu izina ry'Umwami wacu Yesu tubisabye. Amen.